Hi, I'm Shabir Ahluwalia and tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022 nibwo iyi filime Pyar Ke Phera Naam Radha Mohan yatangiye gusohoka. Iyi akaba ari filime yakoze benshi ku mitima ndetse akaba ari filime yahinduye byinshi mu ruhando rwa sinema by'umwihariko mu gasobanuye ko mu Rwanda bwawe ndetse nzaguha umugisha ndagusezeranya ko ibyo nzabikora nzaguha ibyishimo n'amagambo y'akaririmbo uzahura n'inzozi zawe ndetse uzigira impamo kandi ndagusezeranya ko ibyo nzabikora nzaguha buri kimwe wifuza reka mbwira ukwezi mbwire n'inyenyeri zikurinde ijoro ryose ni indirimbo yanditswe na Turusi nkomeza nkwibuta Zoda ni buri munsi kuri SaiMovies.net bihere movie bitewe nuko ari filime yatangiye kugira abakunzi kuva yatangira gusobanurwa ndetse kugera no kuri uyu munsi wa none ikaba igifite benshi bayikunda ndetse bakifuza kumenya inkuru yayo ukizarangira. Kuri munsi wa none ndagira ngo tuvuge kuri umwe mu bakinnyi b'imena bagaragaye muri iyi filime uwo tuzi nka Mohan. Shabir Ahluwalia, umukinnyi wa filime n'ikinamico wo mu Buhinde wabonye izuba ku itariki 10 z'ukwa munani umwaka wa 1979, wavukiye mu Buhinde muri Mumbai ndetse avukana n'abana babiri aribo Shefali Ahluwalia na Sameer Ahluwalia. Akaba yaratangiye umwuga wo gukina filime z'uruhererekane zica kuri televiziyo mu mwaka wa 2000, akaba ndetse ari umwe mu bakinnyi b'abagabo bagiye bagira igikundo kidasanzwe, bagiye bakundwa n'abantu bitewe n'uburyo kibigaragaza muri filime, ndetse akaba yaratangiye kumenyekana cyane no kwitabwaho ubwo yakinaga filime y'uruhererekane izwi ku izina rya Kumkum Bhagia, ariyo filime yamumenyekanishije mu ruhando rwa filime. Gusa nanone nyuma yaho yagiye akomeza kugenda akina no mu zindi filime zitandukanye nka Konkisas B, Kabhi Bahuti yakinnye mu mwaka wa 2002, Kayi Hadas Kayi Hakikatra yakinnye mu mwaka wa 2004, Kayi Tumihenge yakinnye mu mwaka wa 2002, Kaivanjiri yakinnye mu mwaka wa 2005, Kasamsi yakinnye mu mwaka wa 2006, Kasauti Zindagi Kai yakinnye mu mwaka wa 2006, Kayamatri yakinnye mu mwaka wa 2007, Kajitu Yisera Gini yakinnye mu mwaka wa 2011, Dumu yakinnye mu mwaka wa 2004, Salama Ishik yakinnye mu mwaka wa 2007 ndetse n'izindi nyinshi filime yagiye agaragaramo zo muri Bollywood. Gusa nanone sinasoza kukubwira filime yagiye agaragaramo ntakubwiye Mission Istanbul igice cya 4. Ariko nanone muri izi filime zose yagiye agaragaramo iyamukoreye izina uko nabikubwiye nizwi ku izina rya Kumkum Bhagia, ariyo yamumenyekanishije mu ruhando rwa sinema. हे माता रानी आरवी Ahluwalia kandi yaje guhura n'umukinnyikazi wa filime Kanchi Kaur umwaka wa 2007, batangira kugirana umubano byaje no kurangira bashyingiranwe tariki 27 z'ukwa 11 umwaka wa 2011. Uyu mufasha we kandi niwe baje kuba babyarana abana babiri b'abahungu harimo Azai wavutse muri 2014 na Ivari wavutse muri 2016. Muri iyi filime kandi akina yitwa Mohan, aba ari umugabo wari ufite umugore we wa mbere witabye Imana uzwi ku izina rya Turusi. Gusa uwo mugore yitaba Imana akamusigira umwana w'umukobwa ari uzwi ku izina rya Goni Goni. Muri iyi filime kandi hagaragaramo undi mukobwa wo mu cyaro witwa Radha uba warasariye Mohan amukunda cyane kuva mu bwana, ariko nanone Mohan amurusha imyaka. Akaba yarakoze ibishoboka byose kugira ngo azabashe kubana na Mohan, kabone nubwo umuryango wa Mohan utamwishimiraga, ariko mu nyuma yo kunyura mu bigeragezo byinshi baje kumwakira nk'umukazana wabo. Muri iyi filime kandi ku rundi ruhande hagaragaramo uwitwa Damini uba wifuza kubana na Mohan, ariko none ibikorwa bye bitishimirwa n'umuryango wa Mohan. Akaba ari ugira uruhare mu kubanyuza mu bigeragezo byinshi bitandukanye, aho agerageza no kubatwara ubuzima, ariko n'ubundi Mohan akanga kubana nawe. Wifuza kumenya byinshi kuri iyi filime cyangwa se wifuza kuyireba guhera kuri episode ya mbere kugera kuri episode ya nyuma, wayisanga kuri website yacu wa@SaiMovies.net cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp tukaguha link nimero ni 0782532661. Shabir Ahluwalia akaba kandi yaragiye ahabwa ibihembo bitandukanye nk'umukinnyi mwiza wigaragaje cyane muri izi filime z'uruhererekane, aho yahawe ibihembo nka India Telly Award
na Gold Award nk'umukinnyi mwiza wigaragaje neza muri Kumukum Bagya. Imibare kandi igaragaza ko Shabir Aluwalia yagiye yigarura imitima ya benshi mu rubyiruko bakunda filime zo muri Bollywood kugeza ubwo yaje gutazirwa akazina ka King of Television. शो को बहुत प्यार मिला, एक्सेप्टेंस बहुत मिली है शो को. So all in all it's sad but everyone's happy about the way the show turned out. जिस तरह से खबरें आती रहती हैं जब ये कि शो ऑफ एयर जा रहा है या सब कुछ हो रहा है, बीइंग एक्टर जब आपको इस तरह की खबरें आती हैं तो चूँकि आप तो यूज टू हो चुके हैं बट इतने सालों से काम कर रहे हैं, बट जब इस तरह से खबर आती है कि शो ऑफ एयर जा रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है? बट कुछ नहीं, चलने के लिए सच बताओ तो कुछ नहीं चलता है बिकॉज Sayiga wanyu VIP wanyu marise wanyu tuba kuri Suko Technical School. Fata igiti SaiMovies.net wowe arwateye munyururano bimeze nkaho inzu tutazijya tuyisubirana. बहुत याद किया है अपने इसको. Mu by'ukuri narakumbuye muri iyi nzu. Iyo mama ngomeza nkwiruta Jordan buri munsi kuri SaiMovies.net bihere movie SaiMovies.net. Wakwamamaza kandi kuri izi filime hamagara 0782 253 266. Nibyo nenge kuvuga kubera ko abantu babonye dukorera ibiganiro kenshi bahora bambaza ese bite ko filime idasohoka, nkavuga njyewe ariko ntabwo nsobanura filime ngo we yasayiga. So ubwo rero niyo mpamvu navuze uze kuza dusobanure bimeze bite, tubwire ngo wagwana umugani wa baba. Byo rero wanagize neza cyane kubera ko hari nanjye amakuru yagiye ansangaho nibereye ngo filime nkora nizigisohoka, abandi ngo naretse agasobanuye, nanjye nkahita mvuga ni njyahe nakareka nkajyahe. Hanyuma rero ikintu cyabiteye, ikintu cyatumye abantu benshi bibaza gutyo, ngira ngo nk'abo wenda twabanaga bankurikiraga umunsi ku wundi bo bahise babimenya. Hari televiziyo twakoranaga Good Rich TV, twari dufitanye amasezerano ari naho filime zacu dukora zatambukaga, ariko contract yaje kubirangira. Contract yaje kubirangira, urabizi iyo abantu bari mufitanye kontra ikarangira habaho kwicara mukareba nimba se koko iyo kontra mugomba kuyivugurura igakomeza cyangwa se igiye guhagarara, nyine buri umwe wese agatangira gukora mu buryo bwe. Rero twaricaye tubiganiraho na televiziyo twakoranaga, dusanga byaba ari byiza bitewe nuko twe tumaze igihe dukorana, numva twe tumaze umwaka dukorana, dusanga rero byaba ari byiza ko contract tuba tuyihagaritse. Hanyuma rero urumva mu kuyihagarika byanze bikunze abakunzi bacu bo bakizi ko gahunda igikomeje kwa kundi, ariho hagiye haturukamo bamwe kubura filime zacu bagakeka ko twavuye mu gasobanuye cyangwa se filime zitari gusohoka. Ariko nicyo kibazo cyabayeho, niyo mpamvu abantu batakomeje kutubona kuri iyo televiziyo nk'uko byari bisanzwe. Yego, hari ubundi buryo se umuntu ashobora kubonamo filime, kubera ko niba usobanura filime byanze bikunze n'akazi, kandi umuhinzi y'imvura yaguye cyangwa se iyo byagenze ntago arekera guhinga, arakomeza agahinga. So umuntu ukeneye filime zawe se arakomeza zibone cyangwa bimeze bite? Cyane ko buriya nk'uko wari ubivuze, buriya agasobanuye usibye kuba ari na business, njye nanagakora nka hobby, nkakora nk'ikintu nkunda. Kumwe nyine umuhanzi ajya muri studio akavuga reka nkora indirimbo kabone nubwo naba ntashaka wenda guhita nyisohora hanze ngo icuruze. Rero nanjye numva ko agasobanuye ni ikintu nkora ngikunze, usibye no kuba ari business. Rero mbere yuko dusoza contract twari dufitanye, nari nararonshinze website, nari narashyize website hanze, umuntu ashobora kuba yagenda akajyaho akarebaho filime zisobanuye, yaba ari ama season filime zirangira,
hanyuma rero iyo contract ikimara kurangira n'ubundi ya website niyo twahise dukomeza gukoresha kugira ngo abantu bataza kubura filime, nk'abantu bakunda kureba amasizoni, urumva baba bategereje ko episode nshyashya ziri busohoke. Rero byabaye ngombwa ko n'ubundi zose tuhita tuzikomereza kuri website. Ni ukuvuga ngo niba waratangiye wenda hari filime uri gusobanura bikaza kurangira uyiciyemo hagati, niko nabivuga, sibyo? Kuko muhane ntiyarangiye. Ubwo umuntu wayirebaga kuri televiziyo n'ubundi arongera ayirebe kuri iyo website igakomerezaho. Ni ukuvuga kuri website hariho noneho ahubwo by'akarusho n'ushaka kuyitangira nawe bunafite uburyo bwo kuyitangira. Hariho episode zose, ndetse twanakomereje aho twari tugeze kuri televiziyo. Twahise dukomerezaho. Ubu ngubu ab'inkwakuzi bari kureba episode buri munsi kubera ko turi kwa prodinga buri munsi, ndetse atari na muhani gusa, hari n'izindi filime nshyashya turi kugenda dutangira, turi kugenda twa prodinga episode buri munsi. Wow. So ubwo ngubwo baraza no kubanga bw'ibyuma baze kudufasha, nawe udufasha utubwira kujya mu bintu byinshi bigora, ukaba rero wahita nyine ukomerezaho, ukatwandikira kuri WhatsApp tukaguhereza link, ugahita ukomeza ujya kuri website ukirebera filime.